Ndagusuje cyane wowe ukurikira Bushake TV. Uyu munsi ni ku tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu. Ndetse twakugereye ahangaha ni mu kagari ka Muhira ndetse n'umurenge wa Rugerero. Rero ndakugezaho siporo yose uko yakabaye. Igice cya mbere ndakugezaho icyo bita mucaka nicyo gice cya mbere ndakugezaho. Hanyuma mu gice cya kabiri ndakugezaho siporo yindi yose, imyitozo ngororamubiri baraza gukora. Ariko reka duhere kuri mucaka, aricyo gice cya mbere gituruka ahangaha mu cyitegererezo kikamanuka kagera kuri Pfunda kuri Zine, kikazamuka kigasubira mu cyitegererezo, hanyuma bakabona gutangira mucaka. Reka rero tugendane n'ubundi kumwe na Ben kuri Bushake TV, irebere uko rwose babyifashe, abasaza, urubyiruko, abakecuru, abana, mbese buri wese. Ese niba udakora siporo ubayeho gute? Tayari, reka tugendere kano kanyati, tugendere tayari. Ndaza kubakorera inkuru yose, ndaza kubereka inkuru yose uko bimeze, uko bagenda bakava mu cyitegererezo bakagenda bakagera ku hano kuri Zine. Ndaza kuyikwereka yose. Kuri Zine baragenda, bagera kuri Zine bose bagasubira inyuma. Bamara gusubira inyuma ikuri cya mbere, ndaza kubikwereka byose kingenzi no tujyana hano ni kuri Bushake TV. Kikaba kirazamutse gisubira mu cyitegererezo. Igikundi cya kabiri tayari, wakibonye, tayari. Aha wabonye bagari mu cyitegererezo. Igikundi cya mbere tayari, igikundi cya mbere wakibonye bose ko byose kuri uyu munsi. Siporo yose uko yakabaye ndayikugezaho guhera itangiye kugeza ku musozo. Abagore, abagabo, abana, urubyiruko, hano bose babitabiriye. Mwibutse ngo yose nyikugezaho yose bakabaye ahangaha baba bakase bagana kuri Zine ku muhanda wo ku Nyundo neza tayari, aho abarenga ibihumbi muri siporo tayari. Ese wowe ukora siporo kangahe mu cyumweru? Wibutse ko siporo ari ubuzima, icyo wakora cyose siporo ni ubuzima. Nakomera ko ndikugezaho yose yakabaye guhera itangiye kugeza ku musozo. Nkubwira ngo n'ubundi kuri Bushake TV. Niba uzi neza ku muhanda munini ujya mu cyitegererezo hepfo yo ku Nyundo gatoya cyane, aha niho bavuye ku Nyundo bazenguruka icyitegererezo cyose. Ubu kano kanya bageze ahangaha ku Nyundo, urahabona ku muhanda mugari cyane, ugaruka mu cyitegererezo nyine uvuye ku muhanda munini ujya Rubavu. Ahangaha aho noneho bagiye kongera kugaruka, baragarutse, urababona ni ibintu byiza cyane. Nkubwira ngo niba udakora siporo, nkubwira ngo ibyawe ntabwo byoroshye. Siporo ni ubuzima, ibyo wakora byose udakora siporo. Urabona ko abagore, abana, urubyiruko, abakecuru, abasaza bose bitabiriye hano kuri Bushake TV. Hano bose babitabiriye tayari. Iyi niyo siporo ya mbere wavuga ibera ahanga mu karere ka Rubavu. Niba utari wayigiramo rwose haba wacikanwe. Ngwino nawe ukore siporo ahangaha, ngwino ukore siporo. Wabonye morali ni yose, morali nawe urabona ko abantu rwose baba bishimye cyane, banezerewe, bafite kuraje nyinshi sana. Hanyuma ari nako bagenda bagana aho bagiye gukorera imyitozo ngororamubiri nyuma yo kwirukana. Kugira ngo byose ndaza kubikugezaho, siporo yose uko yakabaye. Urabona ntabwo bisanzwe, hano harimo n'abiruka rwose bafite imbwa zibasaje muri siporo. Hano nkubwira ngo siporo ni ubuzima, ni live kuri Bushake TV, ni live. Tayari baba bageze mu cyitegererezo. Urabona ukeneye kuza muri siporo ntabwo wayoba, ni ahantu heza cyane hasobanutse. Bafite ibikundi bibiri bose kandi bashyushye cyane, urababona bashyushye. Siporo yose ndaza kuyikugezaho yose uko yakabaye.
siporo yo kuri uyu munsi yose ndayikugezaho yose uko yakabaye. Iyi siporo ikaba iba buri cyumweru saa 12:30 za mu gitondo. Saa 12:30 niba wacika uyu munsi, ku cyumweru gitaha uzacikwe, ku cyumweru gitaha uzacikwe, ku cyumweru gitaha uzacikwe, ku cyumweru gitaha uzacikwe. Urabona ko ibintu ni uburyohe. Ku cyumweru gitaha uzacikwe.